Niba ureba sinema nyarwanda nta kuntu uyu mugabo waba utamuzi yitwa Tukowote ku myaka ye 53 akaba yamaze kwambika umukunzi we impeta bitegura kurushinga. Amazina y'inyakuri akaba yitwa Ilunga Longin. Niba warakunze filime zirimo Bamenya, ingiri rero akaba ari filime y'uruhererekane uyu mugabo Tukowote yagaragayemo, ndetse yagaragaye no muri My Heart ya Kiramani, arongera agaragara no mu bita Contract. Ni filime nyinshi yagaragayemo, dore ko bivugwa ko amaze gukina muri filime zirenga 161. Uyu mugabo rero akaba yaracangaga abantu benshi, kuko bamwe ntago bemeraga ko yaba akiri ingaragu kubera ukuntu agaragara. Abantu benshi yo bumvaga inkuru z'uko akiri umusore ntago babyemeraga. Kuri ubu ngubu rero akaba yamaze gusangiza abakunzi biwe amafoto amugaragaza yatereye ivi umukobwa bagiye kurushinga, nubwo atifuje gutangaza amazina ye cyangwa se ngamwerekane mu maso kugira ngo abantu bamumenye. Mu byo yatangaje rero yavuze ko ubukwe buri vuba, dore ko mu ntangiriro z'uyu mwaka yari yatangarije ikinyamakuru Igihe ko muri uyu mwaka azakora ubukwe. Ni nyuma y'igitutu cyinshi abantu benshi bagenda bamubaza igihe azakorera ubukwe, cyane ko nawe ari mu basore bazwi cyane mu gihugu bafite fame ariko batari bagakoze ubukwe. Uyu mugabo Tukowote mu mwaka wa 2021 nabwo byari byatangajwe ko agiye gukora ubukwe, ariko biza kurangira atandukanye n'uwo bagombaga gukora ubukwe. Akaba yaratangaje ko uyu mukobwa agiye gukora ubukwe yabarizwaga mu birwa bya Seychelles, byasabaga ko nawe ajya gukorerayo, ariko imirimo yapangaga gukorerayo bikaba byararangiye bidakunze ko iboneka. Akaba rero yaravuze ko atari kujya kubayo, nta kintu ari gukorayo, nka bamwe bivugwa ko bagenda bagiye kubana n'abagore babo hanze bakazajya birirwa mu rugo. Ese wowe urabona ari ibyanyabyo cyangwa byaba ari planka bya bindi by'abakinnyi ba filime batwereka tukagira ngo bagiye gukora ubukwe, kandi nyamara byari gutwikira filime baba bagiye gusohora? Reka dutegereze turebe ikizava. Nje ndi Tiger the Great MC Swahili.